senze Imana ndangije mfata y'amazi aho yararyamye nyamusukaho nkagenda numva amajwi ngo fata ibi nkafata n'ibyo mbwiye ndangije ndagenda ndabimushiraho Imana kubimushira Imana irambwira ngo tegereza itariki 9 z'ukwezi runaka nzaba nakoze igitangaza umugore yanga yuko nsohoka turasohoka ujya hehe Imana itaramukiza umugabo wanjye ndavuga ngo Imana akibwiye ngo ntahe arambwira ngo urasohoka ujya hehe ahubwo uraguma hano niwe ugiye kumurwaza ikintu njya nshimira Imana iyo yakuvuze kakubwira ngo ndagendana nawe nzabana nawe uziringira iyo nzabana nawe kuko nabikubwiye ngo nzakwandagaza ubwo bikubwiye ngo nzabana nawe naragiye senga Imana uko nari nshoboye nasenze amasengesho go kumvana aho ngaho ariko ngisenga amagaze muri sabo umuntu yaraje arakomanga aravuga ngo mukingurire uwo muntu atahe izo tariki Imana bahe n'abatari yakira muzasubira iwabo yego itariki zitaragera habura iminsi 2 ngo itariki 9 zigere nagiye kubona mbona umuntu ahamagaye umusaza aramubwira ngo mbwira wa mwuzukuru wawe mubana aho ngaho mu rugo umubwira azaze mu rugo mubwire yego ndagenda ngezeyo nsanga umugabo imbago ntagaze ikigenderaho za miti birirwaga bashizemo ntaza gifite. Yes, bakunzi ba Concord TV show turabasuhuje aho muhere hose abari mu ntare nyendetse mu mujyi wa Kigali turabasuhuje cyane Imana y'amahoro baho umugisha abari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda abari muri Oceania abari mu Burayi abari muri Afrika abari muri Asia abari muri Amerika turabasuhuje cyane Imana y'amahoro ibaho umugisha kadushimira abantu bakanze subscribe ngo badushyigikire tu umuryango munini kangushimira nawe ugiye kubona iki kiganiro ukayikanda ubundi ukadushyigikira twabwiye yuko tuzajya tubatenguha ahubwo tuzajya tubazanira abakozi b'Imana abahanuzi abavuga butumwa ubundi tukaganira imbaraga z'Imana uyu munsi rero ntabwo usanzwe pe ayimaze iminsi nakira abantu bakuru aba mama aba papa ariko ubu ndamwita umwana ariko bwaza imbere ya kamera turi kumwe n'umukobwa ayatangira twibwira amazina na Alphonsine Dusabimana umukobwa shima Imana kandi shima n'abantu bose Imana bashiye guteza ubuzima muri iyi minsi no muri iki gihe yego Alphonsine tugiye gutangira n'isengesho bavuga ngo Imana ize kutuyobora adusenge mu izina rya Yesu yego turagushimye mwami Imana izina ryawe nirihabwe icubahiro turagushimye yuko waturinze umunsi nk'uyu tukaba tugihumeka umwuka w'abazima izina ryawe niryamamare turagushimye yuko ukomeje kuturinda mwami Imana ibihe byose twatera intambwe ukabana natwe ayo ni amashimwe dushima twagaze imbere yawe umwanya nk'uyu nguyu ndetse n'abadukurikiye bose unyemerera isengesho uryumve reka utugotesha imbaraga zawe za mwuka wera reka imbaraga z'umwanzi uzihereze kure ahubwo izina ryawe ari ryo rimanukira ahangaha mwuka wera wawe bari umanukira ahangaha kugira ngo tubone imirimo y'ibitangaza byawe kuko utajya uhemuka urakoze kuko urabana natwe iminsi yose n'igihe cyose mwami Imana ugituje ubuzima ukomeze uturwanire kandi utubere ku rugamba urakoze kuko mvise gusenga ni mu izina rya Yesu amen yego Alphonsine urakomeye ndakomeye ndashima Imana avuze ngo washima Imana ngo n'abantu benshi cyane rwose Imana ikibashije gutiza ubuzima bwo kuba bakiri bose urabashima ndashima ko Imana ishimwe Alphonsine ufite imyaka ingahe imyaka 18 Imana ishimwe 18 wujuje imyaka y'ubukure 18 umuntu abashoboye kwifatira umwanzuro 18 so ufite indangamuntu Imana ishimwe cyane ariko nibwo bwa mbere baza kwiba ibyuma n'ubwa mbere urabona ko bigaragara n'ubwa mbere ukumva ufite ubwoba ntabwo bwabura oya humura ntabwo turyana iyi kamera ntabwo iryana niyo mikoro hari ikibazo se ariko ntabwo yo bwa mbere wafata mikrofone ntabwo ari ubwa mbere ugiye ifata uri kugira ute mikrofone nayifashe igihe kirekire amaze igihe kirekire nyoboye korali yego ndi mu itorero rya Anglikani yego uridirije wa korali cyangwa uri perezida nari vice perezida wa korali ubu ugafata mikoro nyine ugatanga amatangazo ugafata mikoro amatangazo ku cyumweru yego Imana tugatera amakorali yego ariko wavuze amazina ntabwo wabwiye abantu aho utuye muri aka karere ka Burera umurenge n'Icyanika intara y'Amajyaruguru ari n'Akanyagahera umudugudu
Ruko harya Ruko ni naho hubatse école primaire ya Ruko ni naho wize kuki sagiye kwiga ku mupaka usize kuri Ruko numvaga ari byo bimbereye byiza ari ngombwa ko njyayo ntabwo hakuberaga kure se wize kuri Cyanika ya kabiri ku mupaka neza okay ariko ujya ufata na mikrofone uri kubwiriza ndayifata nkabwiriza ujya ubwiriza Alphonse wabwirije hehe koko ni hehe kigenda mbwiriza nabwira Imana n'imirimo n'ibitangaza igenda igukorera watangiye kubwiriza ufite naki ngaho ufite 18 utangiye kubwiriza imyaka 14 n'itanu mbyinjiramo neza ubu ngikomeje w'Imana subundi rero hano ubundi twakira abantu b'abanyempano ubwo gatubwira impano wibitseho pe zose impano yo kuvuga ubutumwa ndayifite iyo ni ya mbere impano y'ubuhanuzi ndayifite yego kabiri impano yo gusengera abarwayi nayo ndayifite yego ndakeka izi Imana yampaye zirahari ni nyinshi cyane kandi zose ndazikora zivuge njye mfite iyo guseka n'impano yo kuririmba guhimba nk'udukorasi yego ndabikunda cyane yego uyu munsi urukumva ushaka ko dukoresha iyihe uyu munsi ndashaka gukoresha impano y'ijambo ry'Imana yego kuko nibyo bya mbere kandi ni ngombwa nanjye rongeye kuguhitiramo nk'umuntu wagutumiye kuri Concorde TV show urumva njye ndi kumva zose turazikoresha icyangombwa ni ugusaba nyir'imyaka tuguze imbaraga ntacyananirana yatanze imbaraga njye ndi kumva tugiye gukoresha iy'ubuhanuzi ubwo turahanura hari igihe nyir'ibihe abyemera ariko hari n'igihe aceceka ariko ari gukora yego ariko hari n'igihe abyemera ukawera akamanuka ukabivuga ntabwo wabishira bimanutse yego iyo kuririmba ndayifite cyane nubwo ijwi yandagije neza ariko ndagerageza uko akenshi iyo kuririmba yo twabitegeka sibyo ariko iyo guhanura ntago twabitegeka ngo duhanure kandi bavuze yuko hari n'udukorasi wagiye uhimba tugiye kuririmba kamwe mu dukorasi wahimbye Alphonse nta kibazo twagiye inkono y'Imana si ugupfa kwiyarurira inkono y'Imana si ugupfa kwikoreramo inkono y'Imana iribwaho nuzi kwihangana agategereza Imana ikamwarurira ibihiye iyo ari gusenga barimo kuyicanira yatanga ubuhamya akaba yongeyemo ibirungo yafashe imfubyi akaba yongeyemo umunyu umwuka wera ukaba amavuta yo kubiryosha kakagendana na Imana dusenga irakomeye ni Imana idakoma umwuka ni Imana idaterekerwa agatebe ku irembo ngiyo Mana dusenga irakomeye aya dusubiremo pe haleluya umva nawe ndi kubyina kabisa zanagahinda tugature Yesu abatamuzi bagatura byeri zanagahinda tugature Yesu abatamuzi bagatura byeri zanagahinda yewe mukobwa zanagahinda yewe mubyeyi zanagahinda yewe mugabo zanagahinda zanagahinda nyamara abakunzi ba Concorde TV show nabwiye yuko pe intego yanjye yo kujya ngenda nkareba za mpano zihishe aho ngaho iyo mu cyaro hahandi bavuga ngo ntihagerwa nkahagera ubu twibereye mu mudugudu wa Ruko mu kagari ka Nyagahinga mu murenge wa Cyanika pe murabona uyu mwana w'umukobwa Alphonsine afite impano pe afite impano zitangaje murabona tugaragarije iyo kuririmba araturirimbiye utuntu dukorasi yahimbye yatubwiye ko atugezaho n'ijambo ry'Imana yatubwiye ko ari n'umuhanuzi ko asengera abarwayi bagakira n'ubundi aranatubwira ibitangaza Imana yamukoresheje sibyo ariko ntabwo atubwiye ahantu usengera mu itorero rya ADPR Remera hepfo mu Kidaho yego sibye ko ubu ngubu ntarakarkomandasiyo nteranira ku ntara uvuga ngo niho ubarizwa muri ADPR
uba no muri korari ntabwo ndayijyamo ayo makorasi si ubwo uzagira ukayigisha korari 26 ndateganya ko nzayinjiramo neza yego ku Ntarama kwa ADEPR Ntarama kabisa ukayijyamo none se watubwiye yuko ufite impano zitandukanye iyo kuririmba y'ubuhanzi tumaze kuyumva ubundi yaje mbere ni iyihe muri izi ngizi zose ufite impano yaje mbere na mbere impano yaje mbere niyo kubyina yego nakundaga kubyina cyane mu materaniro ndi umwana mutoya impano ya kabiri ikurikiraho ari iy'ubuhanuzi yego ubuhanuzi bumaze kuza nkajya nkunda kurota ndimo kuririmba bityo mu gitondo nabyuka nkibuka bya bindi nkumva nshaka kuririmba yego gutyo ndakomeza nkorera Imana gutyo bitangira ufite imyaka ingahe rero byatangiye mfite imyaka 15 ntabwo nari ndimo gake yego ariko guhera kuri 16 kugeza ngubu Mwuka Wera ari kumwe nanjye n'imbaraga z'Uwiteka tugero kwivugira cyane kuyubuhanuzi sibyo kuko kuririmba twaririmbye byo twabitegeka ariko guhanura ntabwo twategeka ngo duhanura nyine ngira ubutumwa yabuduhaye ngo tubigeze ko bagomba kubugeraho none urambwira impano y'ubuhanuzi yaje gute impano y'ubuhanuzi kugira ngo nyibone nakundaga kuba nicaye mu rugo nafite mukuru wanjye wasengaga cyane yego ariko akajya ambwira ati navuye gusenga Imana irambwira ngo nubwo utayubaha utayikwiriye ariko uzahanura kandi ukiri muto yego nafite mukecuru byara papa yari umwadeperi yakundaga gusenga ariko nanjye kumva mbishaka yego ariko kuko nari ndi kure ninywera nkiri mutoya mu kuba bipima kumva ntagenda ngo ndeke agasururu Imana y'ubuhanuzi ukuntu yaje umuntu nari mfite ikibazo cy'uburwayi mbese indwaye nimeze nabi umubiri wose umuntu arambwira ngo ngwino nkujyane turagenda tugeze ahantu batujyana ahantu turasenga ariko nakundaga kubyina nubwo nari nkijijwe baransengera ariko umuhanuzi yajyaga mu mwuka nkumva hari ibintu binshi kabara yego ariko naryama hakagira isaha nkanguka ubwo navugaga narose gutya bagasobanura ibyo narose rero umunsi umwe hari itariki 7 z'ukwa kane ndagenda nzamuka umusozi wa Mweru njya gusenga Imana ndi n'abakozi b'Imana ariko ni Imana yari yantegetse kujyayo ngezeyo duhura n'umubyeyi wari warabuze urubyaro ubwo namaze iminsi mbirota ariko ntazi uwo tuzahura uwari ndagenda ngezeyo ndasenga umuntu arambwira ati nubwo uri muto fata Bibiliya usenge niko Imana imbwiye yego fata ijambo ry'Imana ndiramburaho ntabwo nibuka ngo ryanditse ariko narasomye ngo kuko umwami Imana azantabara ngo nicyo kizatuma ntamwara ngo mu maso hanjye hagakomera byumvise gutyo ntabwo nari nzi ngo ryanditswe hehe ndagenda ndasenga nkirangiza gusenga Imana irambwira ngo genda ujye gusengera hari yari umukozi w'Imana ubivuze majije kugenda ndasenga Mwuka Wera numva araje ubwo abo turi kumwe barangaragira baraza ubwo ntago nzi ukuntu byagenze narasoje baravuga ati wahoze uhanura n'indimi wazivuze ise none ko numva narushe nakoze iki barabinsobanura barambwira ngo Imana yagutoranyije yagukoresheje ntangira kujya ngenda mbakurikira bakazajya banjyana muri Uganda hehe twagerayo bati nyamara hari umuntu mutari kwakira nubwo mwamwirengagije yego nahagera nabaga mfite ubwoba bwinshi ariko bambwiraga gusenga nazamura ijwi rya mbere ngasenga nkumva umuntu wino hirya muhanuzi agiyemo yamara kujyamo za ndimi nanjye zikamanuka ubwo ngahanura gutyo Mwuka Wera arakomeza mbaho ntangira gukura mu buryo bw'umwuka bakama umutumwa bw'ukuntu mbese umuhanuzi yitwara n'uburyo agenda amahugura abandi gahugurwa ubwo nkomeza kuzamuka aho ngaho kugeza na magingo na n'ubu ngubu ikomeje Imana y'ubuhanuzi ndikorera Imana yego icyo gihe ku musozi wo muntu buramusengeye naramusengeye ariko sinari nakavuza indimi narajambwanga Imana irambwiye ngo sengera uriya muntu niwe bampaye birambwa ati genda umusengere ndasenga hacigiye gitoya yaje no kunshimira mu rugo yego atwara inda y'umwana w'umuhungu bigenda neza na n'ubu ngubu aracyashima Imana nawe ntago arashobora yaramaze igihe atabyara yaramaze imyaka 4 atabyara mukimara guhura mubwira utumva tukimara
ngo bimeze gutya barambwiye ngo senga ufashe kunda ndasenga ndambuyeho bibiliya asana n'amazi ndasenga aranywa hashize nk'igihe gitoya umupapa twagendanaga arambwira ngo wa mubyeyi arasana vuga ni burya wasanga kuko Imana yavuze ngo nzakizwa wasanga nkirijwe ntazasubira inyuma nyuma yaho urakomeza yewe numvaga hari ibintu bimeze nk'ibintu biri kumanuka nkumva wagarariye igisura kiri kumbaba ariko barangiza kwihana baba bihanye agenda nkicara nkavuga ngo none urakasubiye kwicara kandi narimbonye gutya hangira kugendana na babandi bakuze barambwira bati nujye ubibona ujye utubwira ubwo noneho nanjye ngera igihe cyo kujya amenya ngo bakambwira icara ahangaha ukanisha abantu hangira gukura gutyo kuko umwana arakambakamba yagera agahaguruka yagera akagenda nta n'umufasheho ngubu rero urijyana nta muntu ukurandase rwose uragenda nta butumwa wigeze ubona ugatinya kujya kubuvuga nigeze mbona ubutumwa hari umuntu twasenganaga ari perezida wa gurupe ngewe bari baranshizeho kuyobora intuza kuyobora urubyiruko nkaruhugura noneho Imana imuntumaho hari nijoro none hari nijoro Imana ikimenyetso irambwira ngo dore umubyeyi wagiye gutaha ariwe ankorera mu buryarya anyura inyuma ku bandi bagore ari nase aca gutya nangije ngira ubwoba ndavuga si umuntu kari umukozi w'Imana akaba ari perezida ndamuhinguka mubwire gute nka vice perezida ndangije umuntu araza arambwira ati ngewe nturutse ku Kibuye sinkuzi twaduhuriye Musanze ndabirambiwe atarike Imana yambwiye ngo nutajya utumika uko igutumye igiye kugukubita uzakubitwa kandi uri gusenga ngeze aho mbona batatu barabimbwiye ndagenda namubwira uhereye ubwo munsi anca mu cyumba ciwe namubwiye turimo gusenga ariko wa kabiri aransohora hari ukuntu umuntu yajyaga gusenga yari imbeho imfashe biba nabi arambwira ngo ntuzagaruke ntabwo uba wavuze ibi ngibi weho uba wacecetse ntunabimbwire ndangije numva ngize ubwoba nkomeza kwegera abantu nkomeza gusenga Imana ariko icyo Imana yavuze n'ikigutumye iyo utumitse uko byavuzwe n'ukwezi n'itariki mama wiwe yahise ataha akimara gutaha papa wiwe yari mukuru ariko yasohoje umwana atungana n'aka 18 ndangije mbwira Imana ngo none ubu ngubu so yanyirukanye bimeze biti arangije arampamagara arambwira ngo guma mu mwuka wera ntucogore ntuzagwe ibyo nakoze nibyo ngibyo Imana inyeze ariko komeza usenge ndakomeza ndasenga na magingo naya ngaya tujya durati pastorine komera cyane mwuka wera naganze kuri weho ariko ibyabaye ikimenyetso nibihamya byarahaciye bigaragaza yuko Yesu yavuze ukanga kumwumvira aguhana yihanikiriye ubu yageze hareme wasubiye muri groupe se ago nasubiye anje naramubwiye ngo iki Imana yari intumye nicyo ngicyo mubasengeraga ngo Imana imwe mwuka wera ngo nago nzajya mbwiriza gutya nta mwuka wera unyobora urimo ariko babajwe nuko nje nkabikubwira kandi nawe warasengeraga rero nago nzagaruka aho Imana ifite abakozi ni benshi nzagenda mvuga Imana n'indangiza nayo Alphonse akenshi mu kazi kenshi umuntu ahuramo n'imbogamizi pe nka gutya uri umwana w'umukobwa uracyari mu rugo urerwa n'ababyeyi kandi Imana igiye gutuma kure hashoboka ubyifatamo gute byabanje kungora papa aravuga ati rero mba nkubwire nuramuka ugize inda uzayijyanira abo banyamasengesho b'abagabo musengane ndangije mbwira Imana ndayibwira ngo none Mana ko wavuganye nanjye uzabana nanjye bimeze biti aho ngaho natangiye kurwana urugamba mbese nshoboye Imana ikashoboza noneho ndangije ndibuka umunsi umwe nagiye gusenga arangije arambwira ngo ugiye guhitamo ikintu kimwe uyemeje kuba indaya y'amasengesho ngo ubaye indaya y'Imana ugiye guhitamo kuko urihira kwiga no gukomeza gusenga uhisemo nari mfite umuntu wakundaga gusenga arambwira ati genda umubwira ngo misemo gusenga Imana ninyemerera ikanyakira haba umwana wayo byose izabikora mbumusubiza gutyo ariko nkajya mbona Minerva arakekuye haramirije ati genda wishure agira n'umugwaneza w'umuryango ati genda wishure aho ngaho
mbona Imana ariko ubu ngubu imirimo n'ibitangaza isa agenda akora ubu ngubu mvuze nabi ari kukumva yakubwira ngo ceceka afite Imana ivuga kandi igakora ubu ngubu ajya gukora ikintu akambwira ngo Rufonsi wabanje kunsengera Imana ikakubwira ko inciriye inzira haleluya nanjye ngahagarara nti mu izina rya Yesu ibiremeye cyangwa ntibyemeye nkakubwira ngo iravuze ngo genda cyangwa iravuze ngo tegereza igisubizo agategereza karindira kuko Yesu yari yarambwiye ngo nubwo batakwemera ariko nzakwemeza nubwo batemera ko nkora ariko nzakora bazagera aho bavyemera aho Yesu yarakoze naramuhoye papa wawe abanza yakugisha inama abanza yambwira ati banza usenge ese udura umwana akangahe mu rugo ninjye kurikira imfura yego aho kubaza imfura ahubwo akaba ari wowe wabaza kubera Imana ikuri imfura yewe abanza yabaza kuko abazi neza ko ndabaza nasenga kandi nkubita isengesho ahagaze ariko mo kumva ibintu ngiye gusenga navuga ngo iravuze ngo agenda mbonye nanga na rose ugenda akavuga ati Imana ishimwe ubwo ngiye kugenda ari weho ubivuze ari Imana ibigutumye ntacyo ndi bubi yego yagera yajya amahoro akambwira ngo ushime Imana kuko yansohoje aya mahoro ariko ibyo byose abikesha mwuka wera nose arakijije papa wawe ntagakijijwe arakisomera ariko mbese mu rugo niyo abonye abantu baterana arababwira ngo ibyo uyu mwana w'umukobwa azababwira muzumva inama ze kuko yakuriye mu nda ya nyina we byaramucanze mfite umubyeyi abantu bigeze kuza kunsura aribwo bwa mbere ngiye muri ADPR kuko nari ndi umwangirikana ariyo nyoboye biba ngombwa ko Imana inyimura njya muri ADPR arangije arababwira ngo uyu mwana impamvu abanyamasengesho bagira nkavuga ngo ni ya bese yanyuze mu bikomeye aragenda aragwa ku buryo nanjye nyina wamurebaga numvaga mwanzi ariko aho bigeze anzanira abashitsi nazi aho bigeze turi kurwara akavuga ngo agategeka ngo mu izina rya Yesu turategetse ngo kiragasenga ati nta cyatuma ntamwita ya bese kuko uko namubyaye nuko namubonye nageze aho ndiheba mbona ntacyo azamarira ariko aho biri n'umwana nk'abandi afite icyubahiro kuko Uwiteka yakimuhaye bikesha byose Yesu kwiga se byagezeho birakomeza kwiga byarakomeje ubu nanjye uyu munsi saa 9 ntegereje uva ngo wahisemo papa yagwitishije ati ari ugusenga no kwiga uhisemo iki uhitamo gusenga yanga kukwishyurira ubona umuterankunga wo kukwishyurira cyangwa naragendaga nkisengera yego Imana ikambwira ngo nubwo atari kubyumva kumugeraho naravugaga ntirigende bwaba bwanije mvuye gusenga urareba ngakata nko hirya nyine nka hano nkabona sasa nkiryamira kugira ngo ntange amahoro ariko najya kubona nkabona mpaye nk'ibihumbi 10 ngahe ndara ati wasanga ari Imana yanyu yambujije amahoro na rose ndi kuyaguha ngaho yakira avuga nerega Imana yacu iyo yabishatse yakubuza amahoro ukayamereza ukabura n'igiceri cyo kurinzo nakomeje kwiga ndakomeza nkajya gusenga Imana igakora imirimo n'ibitangaza ku bantu bayo yahaye ibyo yahaye bayisabye minirivari zose ndazishura ubu papa arakwishyura ko yarakwemeye nyine ubushobozi bucye afite arambwira ati mwana wanjye ni 5 nabonye ati ubujyana kandi Imana ni gushoboza uzayabona nutayabona natwe tuzashaka kuyaguha yego uva ngo wahisemo gusenga no kwiga birakomeza Mana ushimwe nuko wiga ku kigo nari ndi kwiga Jessica Gitega gatatu imbabaye ngize ngo ngo icyo gihe wahisemo gusenga n'ubundi ishuri bahita bari gukuramo Imana ishimwe pe ndishimye burya iyo umuntu asenga yarangiza akaniga kuko byaba bibabaje ugasanga waba uri kwiga Imana igutumye ku muntu akagusuzugura ariko ubu wavuga mu cyongereza nawe wabyumva wagerageza kabisa utagiye gusura abantu nangiza ngo baguca amazi bivugire mu cyongereza bazi ko utakizi Imana ishimwe kabisa mbo impano yo guhanura utubwiye ukuntu byagenze no gusengera abarwayi hako watubwiye wasengeye atabyara nyuma arabyara hasigaye noneho umurwayi waba arasengeye nuko yari arwaye ubwo mutubwiye
niwe ugiye kutubwira dukurikizeho n'indi mpano turazikoresha uko dushobojwe. Umurwayi buriya nasengeye mbere na mbere ntangaho ubuhamya kuko nawe akenshi atanga ubuhamya. Yego. Yari afite ikibazo cy'amara mu nda, impyiko zarangiritse, noneho nza gutumwa nijoro saa 9, Imana irambwira ngo genda, ndagendana nawe. Yego. Nibwo bwa mbere nari mpagurutse izo saha, ndangije ndagenda, ngezeyo banga kunyakira. Hano navuga ko Imana yantumye ngo nze ahangaha ngo wibeshe. Avuga ni ukuri Imana yambwiye ngo nze ngusengere kandi urakira. Icyumba yabaga arimo mbese cyari kimeze nabi. Ndagenda ninjiyemo, Mwuka Wera aramfata arambwira ngo senga. Ndangije mbwira umugore ntiwabuzanye turiya tuntu wabitse hariya, n'ubundi ko ntacyo tuzamara. Umugore arangije arambwira ngo iyo Mana yanyu yabatumye numva hano adakize n'ukuntu twihambiyeho uraguma hano uza. Ndangije numva minze umushitsi, numva ngize ubwoba muri njyewe. Nta telefone nari mfite, nshaka umuntu wo guhamagara ngo nibimbere ikibazo azamfashe. Nta nimero nari nzi mu mutwe. Nagensenga Imana irambwira ngo fata ku bisebe, ndi umuntu ujya utinya ibisebe. Ndangije ndavuga ngo oya, numva ijwi riragarutse ubwa gatatu. Ndavuga ngo munzanire amazi. Amazi ndangije ndayafata, baragenda bavoma amazi y'inyanja, bazana n'umunyu atari usanzwe. Ndangije uko numvaga Mwuka Wera ambwira nanjye niko nakora. Umugore arambwira ati wowe ubuzima bwawe ubusize ahangaha, kandi n'iwanyu ntibazapfa bamenya ahantu uri. Ndamubwira ngo ko Imana yantumye nidahita bikora urabindenganyiriza. Arambwira ngo wishutse mu biyobyabwenge utazi, uko umwana uko wasaze nabi. Abarika ambwira ati ubu ibisazi wasaze urabona uzabivamo. Ati se ubunyoka arakwemerera ukagenda, abona we ntabwo yabimuteye. Ndakubwiza ukuri, n'abantu badukurikiye udafite kwizera ashaka niyizere kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Ijambo ry'Imana nubwo ryatinda ariko rijya risohora, kandi cyambere rigusigira ikimenyetso. Narasenze Imana, ndangije mfata y'amazi aho yari aryamye nyamusukaho, nkagenda numva amajwi ngo fata ibi nkafata n'ibyo mbwiye. Ndangije ndagenda ndabimushiraho. Imara kubimushira Imana irambwira ngo tegereza itariki 9 z'ukwezi runaka nzaba nakoze igitangaza. Umugore yanga yuko nsohoka, turasohoka ujya hehe Imana itaramukiza umugabo wanjye. Ndavuga ngo Imana akibwiye ngo ntahe, arambwira ngo urasohoka ujya hehe, ahubwo uraguma hano niwe ugiye kumurwaza. Ikintu njya nshimira Imana, iyo yakuvuze ikakubwira ngo ndagendana nawe, nzabana nawe, uziringira iyo nzabana nawe. Kuko nabikubwiye ngo nzakwandagaza, ubwo bikubwiye ngo nzabana nawe. Naragiye senga Imana uko nari nshoboye, nasenze amasengesho go kumvana aho ngaho, ariko ngisenga mpagaze muri salo. Umuntu yaraje arakomanga aravuga ngo mukingurire uwo muntu atahe. Izo tariki Imana abaye n'abatari yakira muzasubira iwawe. Itariki zitaragera habura iminsi 2 ngo itariki 9 zigere. Nagiye kubona mbona umuntu ahamagaye umusaza, aramubwira ngo mbwira wa mwuzukuru wawe mubana aho ngaho mu rugo, umubwira azaze mu rugo mubwire. Ndagenda ngezeyo nsanga umugabo imbago ntagaze ikigenderaho, za miti birirwaga bashizemo ntaza gifite, ahubwo ari kumwe byeri ari kuyimanura ikagenda neza. Higerayo yampaye 20,000. Arambwira ngo genda uje kwishura ku ishuri, burya y'Imana yanyirakora. Ubu ngubu iyo ntambutse barambwira ati ariko kutakiza ngo udusuhuze. Hababwira ngo burya Yesu nagukorera ikintu uzaharanire kumushimisha, ariko umuhereze n'umutima wawe wose, kugira ngo n'ibindi bisigaye byawe azabinogerereze kimwe. Ikintu njya nshimira Imana, ubu nta nubwo yakusibye kukubwira ati dore inkovu ngize, ariko ntagakijijwe. Yarakomeje ariko aravuga ngo hari abarokore bagifite Umwuka Wera, ariko hari n'abandi babandi baza bati banza umereze ngira icyo nkubwirira data. Ubu nawe ni umugabo wo guhamya ko Yesu ashoboye nubwo adakijijwe. Kandi ntabwo wari umuzi. Ntabwo nari muzi. Ntabwo mwe muturanye? Ntabwo twaduturanye. Hoya ariko dusobanurire neza, nturamuvuga ariko niba basuvuga gace ati Imana yabinyeretse ndaha ngaha njya kumureba.
ari ndi wacu mu rugo. Yego. Noneho ndi wacu mu rugo ndaza na kagace ka hano hepfo muri se. Yego. Niko najemo. Ntacyo ababyumva ni mu tugari n'umurenge umwe ko mu tugari dutandukanye. Atuye muri Nyagahinga, Uwimana yamweretse no mu kagari ka Gitega. Imana ishimwe. Alphonse, reka tujye ku yindi mpano. Tujye ku yindi mpano yo kwirimba waturirimbiye, iyo ubuhanuzi no gusengera abarwayi watubwiye uko Imana yagukoresheje, none tugiye kujya kuyo kuvuga ijambo ry'Imana. Ijambo rikuri ku mutima kabisa, ijambo rya nyiri ijambo naryo ritubwire. Ndumva ijambo ry'Imana rindi ku mutima uyu munsi. Hari inkuru njya nkunda cyane. Kandi muri izi minsi ni nacyo cyigisho cyangwa se nicyo kibwiriza mfite, ndi kubwira abantu ko na nyuma ya zeru Sarakora. Yego. Uko bakwiteze siko bazagusanga. Uko bakubariye iminsi Yesu ajya ahindura ibihe ndetse n'amateka akayahindura. Iyi nkuru niyo umugabo witwa Pawulo. Yego. Iyi ni ibyakozwe n'intumwa 28 ku murongo waho wa mbere. Ariko umurongo ninda cyane n'umurongo wa 6. Yego. Kadusabe mu izina rya Yesu. Amen. Incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba. Ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene icyo gihugu batugirira neza cyane. Baducanira umuriro batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda arazizana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku nkonjo cye, baravuga bati nukuri uyu muntu n'umwicanyi, nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icaba. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupakindutse. Ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye, barahindukira bati ni Imana. Haleluya. Amen. Mwese mudukurikiye, nagira ngo mbabwire ngo ibitangaza by'Imana ikora ndetse niyo yavuganye nawe. Uyu muntu Pawulo mugereranya yuko yari afite kwizera gukomeye. Noneho ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Ngo bene icyo gihugu batugirira neza. Abo ngabo bagiriye neza nabo bari basanzemo, abo bandi baba bari kumwe na Pawulo. Kuko imbeho n'imvura byari byinshi kuri uwo munsi. Barangije babacanira umuriro kubw'impuhwe. Umurozi muri kumwe ntiyatinya kukugaburira kuko azi ko igihe cyose agutegeye azakurimbura. Umwanzi muri kumwe ntiyatinya kugucira urubanza kuko azi ko igihe cyose muri kumwe urubanza azaruca kandi bigakunda. Ngo barangije Pawulo afashe umuganda w'inkwi, ngo igikururuka kiragenda kimujya ku kiganza, kubera ko inyanja bari bambutse byari ibintu bikomeye. Nabigereranya nk'umuntu, hari igihe umuroza kuroga akibwira yuko akwishe, yabona bukeye ugenda n'umuryango wawe akibaza ibintu bibaho. Barangije bibaza kuri uyu mugabo witwa Pawulo, baravuga ngo uyu ni muntu ki? Ngo ntubona yuko naho yanyuze n'ababaturanyi bose bakuroze, ntubona ko bitagukundiye kubaho nubwo usenga, ariko ntabwo Imana nayo igukundiye kubaho. None iki gikururuka kikujeho gute? Barabivuga bakabikubwira. Pawulo arangije arazunguza afata igikururuka agiterera mu muriro, ngo ariko babandi bakibitegereje yuko ari bupfe acindutse cyangwa se abyimbye, barabitegereza. Muri aho ngaho umurongo wa 6 ngufiteho intego. Bagitegereje ko wapfukennye, bagitegereje kuko bakwiteza ari kuzaba, bagitegereje yuko amadeni urimo utayishura, bagitegereje yuko ubw'akazi kanze imibereho ibaye mibi, bagitegereje yuko nubwo wasenga utazigera usubizwa. Abarozi baracyategereje kuko barangije kuduciraho ijambo, barangije kuvuga ngo nta cyiza tuzabonaho. Yobu wabibonye neza aravuga ngo hamagara hari uwakumva, ngo kuko uwo mubera ntiyagutabara. Bategereza yuko Pawulo hari ikimubaho, bashobora gutegereza yuko hari icyambaho. Bakibitegereje babona nta kintu gihindutse kuri Pawulo, barahindukira ngo ni Imana. Haleluya. Amen.
bagitegereje yuko wamwara wowe ukurikiye, bagitegereje yuko urubyaro rwawe rwabaho rwangara, bagitegereje yuko utakumvikana n'umuryango wawe, bagitegereje ko uzahora mu madeni, bagitegereje ko uzahora uzerera ngo uri gusenga Imana, bagiye guhindukira kuko Yesu agiye kugutabara. Itangazo rya mbere, Yesu ni umwami. Amen. Kandi nkagutangariza ngo Yesu aguhereza ikintu kiratuma utungurana ku mudugudu cyangwa se ku murenge, kuko bagitegereje yuko umwara, ariko Yesu naguhereza ikiratungura, uratungura benshi. Uhereye itariki y'umunsi utungurane mu gace urimo, utungurane ku bagufasheho ijambo, utungurane kuri babandi bose bakwiteze ndetse bategereje yuko nta munezero n'umugisha uzigera ubona. Ariko Yesu ni umwami. Amen. Ijambo ry'Imana ntabwo rijya rihera. Upfa kuba waravuganye na Yesu akakubwira ko azakugirira neza, wowe ukurikiye humura, rindira isezerano wavuganye n'Uwiteka. Nubwo uca mu bikomeye, ariko ibyo nibyo bizatuma ubona ijambo ry'Imana kugira ngo uryubahe, nibyo bizatuma ubona ubuhamya bwo gutanga. Bamwe bazakubwira ngo aho wagendeye wabona iki, ariko bakibitegereje akira gutungurana mu izina rya Yesu. Amen. Bakibitegereje akira guhura n'igisubizo cyawe. Iri ni ijambo ry'Imana. Bagitegereje ko wamwara, asira umugisha Yesu yagusezeranije. Amen. Kuko wavuganye n'Uwiteka. Pawulo bari bategereje yuko ibyo bimubaho, arangije abaho. Ubu ngubu ni umugabo uhamya ko Yesu akora imirimo n'ibitangaza. Ariko babandi bahindukiye ni babandi bari bashaka kugira ngo bamwice, kuko bari babyiteze. Abo ngabo bazadufasha gushima Imana ni babandi barangije kutubarira iminsi. Niba Imana yarakubwiye ngo nzakugirira neza, barayibaruka ukayisimbuka, ibigeragezo uzahura nabyo, ariko nta kizatuma Yesu adakomeza kugufata, kuko ukiri ku mugongo w'Uwiteka. Amaboko y'Uwiteka yambereye maremare. Aho bari babitegereje yuko kwiga nta kwiga, yego, bategereje yuko ntacyo nageraho, bategereje yuko n'ikayi ntayo nzabona, amaboko ya Yesu yambereye maremare. Kandi amaboko ya Yesu aracyakora ibitangaza. Ndakubwira ngo humura mu kigerageza urimo, Yesu ari inyuma yawe akuzaniye igisubizo. Mu ntambara urwana ukabura inzira yo gucamo, ndakubwira ngo ihangane, hari inzira Yesu agiye kugucira muri iki gihe. Haleluya. Komera ku isezerano wagiranye n'Uwiteka, bikomere cyangwa byorohe, uzabona gutabarwa k'Uwiteka, uzabona kugirirwa neza n'Imana. Kuba dukurikiye bose nkabashishikariza gusenga Imana, kuko abadasenga mwarazimiye, nta makuru mufite. Ariko iyo usenze ibyo byose wikoreye, ako gahinda kose ufite, ugatura uyu mugabo utajya cyangwa ngo ahemuke, uwo nguwo niwe ubigukiza. Kuko umwana w'umuntu niyo yaba ariswe waragufasha nubwo yabakize, ariko Yesu ajya kubwira ngo cyaha kuko ubutabazi bwawe ariho buri. Haleluya. Amen. Yesu akomeza abane natwe kandi adushigikire. Wasoje. Ndikumva wakomeza. Mani guhumugisha Pawulo bazi yuko inshira nyine iramurangiza, ariko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo iramwigaragariza. Imana ishimwe cyane, kuko Imana ntibigira uko bisa. Harimo ibyiza byinshi. Harimo ibyiza byinshi. Afonsi dusoze. Nta kibazo. Nta jambo kumva ari kukuniga wabwira abakunzi ba Concord TV show. Ijambo ndumva nashishikariza buri umwe wese gukunda ijambo ry'Imana, yego, akagendera mu nzira zitunganye, akizera icyo yavuganye n'Imana, afite ikibazo agasenga Imana ikabikemura, akabona amashimwe. Yego. Uzi icyo tugiye gukora? Ufite telefone se? Ugiye gutanga nimero yawe, sibyo, kugira ngo umuntu uraba yumvise yanyuzwe n'Imana ikurimo azaguhamagare mufatanye gusenga. Hari icyo bitwaye? Ugiye gutanga nimero yawe. 079 yego 59 52 134. Urasubiramo? 079 59 52 134. Iba kuri WhatsApp se? Nta smartphone urabona? Ndayifite ntoya, ariko iba kuri WhatsApp ntabwo ari yo nguhaye. Waba ari uduhase? 072 uretse gatoya.
zitange zose mbese numva ngo iyi MTN niyo guhamagaraho noneho Tigo ugiye gutangayo niyo iba no kuri WhatsApp. Yego komeza nakyo 5 subiramo 0 7 2 63 53 yego ni karibu rwose wakumva ashaka ko wamusengera rwose azaguhamagara ariko mwumvise ko ari umunyeshuri mutazamuhamagara mu gihe cy'amasomo ubu bari muri vacances dutegereje intsinzi mukajya saa 10 gutyo turaba twabimenye noneho wamuhamagara mu gihe kitari cy'amasomo ubu bari muri vacances gutyo. Reka dusoze rero n'undi nkuko twatangiye n'isengesho n'undi dusoze udusengera. Uri Imana yacu bwite, uri igitare cy'amahanga, uri soko idudubiza amazi tukanywaho, uri Imana itagira abanura ku butoni, uri Imana itabara umuntu agataburukana n'intsinzi, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Wakoze kuko wabanye natwe muri uyu mwanya, ukomeze ubane natwe ibihe byose, kandi mwami Imana ukomeze uturwanire utubere ku rugamba, imigisha yawe ndetse n'urukundo rwawe bikomeze bibe kuri twebwe, kandi mwami Imana ukomeze ukora ibitangaza kuko ushoboye byose. Amaboko yawe nakomeza akore kuri buri umwe wese, amaboko yawe nakomeze akore imirimo n'ibitangaza. Urakoze kuko mvise gusenga kandi ugira neza, ni mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Amen.